Tubahaye ikaze mwese abadukurikiye ni kuri Shaka Provisoire, aho tugiye gukosora ibibazo 20 nk'ibisanzwe mu kizamini cya Provisoire bitegurwa. Icya mbere rero usabwa ni ukwegereza hafi agakayi n'agakaramu, noneho amanota wagira ukaba wayandika muri comment. Reka twihute n'ikibazo cya mbere. Ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Mbese ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda ugasanga harimo inkomere, mbese wakora iki? A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi ngibi ni iki uri kumva wakora igihe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda, by'umwihariko harimo inkomere? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Twihuse rero, aha igisubizo nta kindi ni C, ni ukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Aha umenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ushobora guhamagara polisi, nimero ya polisi 112. Twihuse rero, ikibazo cya kabiri. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe aha urumva wahitamo iki? Aha rero twihuse, igisubizo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A dufite santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Igisubizo ni C. Ikibazo cya gatatu. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe muri ibi wahitamo ikihe? Se ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Igisubizo ni A. Igisubizo ni A, umuyobozi. Ikibazo cya kane. Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Mbese igihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ahangaha ugana kuri B aha, mbese iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho, uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Mbese aha wowe wahitamo iki muri ibi ngibi? Mbese ni iyihe nteruro yasobanura iki kimenyetso kiri mu muhanda aha batweretse muri iyi shusho? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza ibyago. Iki kimenyetso kiri aha mu muhanda kirerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga uva kuri A
ujya kuri B ashobora kunyuranaho igihe bitateza ibyago, nk'uko aha herekanwa n'imirongo icagaguye mu ruhande rw'iburyo. Twihuse rero n'ikibazo cya gatanu. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Mbese amatara atarebwa n'ibi byavuzwe haruguru ni ayahe? A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese wowe aha urumva amatara adakurikiza iryo tegeko ryavuzwe haruguru ari ayahe? Twihuse rero, aya matara nta yandi ni amatara ari imbere mu modoka. Igisubizo ni B. Nta matara ari imbere mu modoka niyo adakurikiza ibyavuzwe haruguru. Ntabwo ibyavuzwe haruguru biba biyareba. Ushobora gushyiramo amatara ushaka ku buryo ubishakamo, ntabwo hariho itegeko rigena umubare wayo cyangwa uko yaba ashyizwemo. Twihuse rero n'ikibazo cya gatandatu. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idapakiye. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urumva igisubizo aha ari ikihe? Se ni A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni A. Ni metero 1.25. Ni metero 1.25 nibwo bugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nibwo ubugari butagomba kurenga. Ikibazo cya karindwi. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Mbese ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umukozi ubifitiye ububasha. D. Umuyobozi wa bisi. Mbese muri aba ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Aha rero twihuse, uwo nta wundi ni umukozi ubifitiye ububasha. Igisubizo ni C. Ni umukozi ubifitiye ububasha. Twihuse rero n'ikibazo gikurikiyeho cya 8. Mbese iki cyapa gisobanura iki? Ikibazo cya 8. Iki cyapa gisobanura icyaha. Bari kutwereka icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, muri kukibona ahangaha. Mbese bari kutubaza ngo gisobanuye iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Mbese wowe aha iki cyapa urumva cyaba gisobanuye iki muri ibi baduhaye? Ese ni A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo
ry'iteme rifunganye, mbese bahitamo iki? Aha rero igisubizo nta kindi ni C, ni ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 9. Za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese aha wowe wahitamo iki? Ese ni A, amatara abiri ashyirwa inyuma. B, amatara abiri ashyirwa imbere. C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese koko aya matara kuri izi autobus zagenewe gutwara abanyeshuri ashyirwaho mu buhe buryo? Aha rero igisubizo ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ayo matara rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10, iki cyapa gisobanura iki? Mbese iki cyapa cya mpande eshatu ikiranga mu ibara ry'umukara, mbese gisobanura iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Mbese muri ibi baduhaye urumva igisubizo ari ikihe? Mbese ni ikihe gisobanuro cya nyacyo gisobanura iki cyapa baduhaye ahangaha? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Iki cyapa kimenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga ko yegereye aho abanyamaguru bambukira. Menyesha umuyobozi w'ikinyabiziga ko yegereye aho abanyamaguru bambukira. Igisubizo ni D. 11. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Bagira ngo hano hantu wumve neza ikibazo. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. A. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Mbese ibi byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'ibihe muri ibi byavuzwe aha hasi? Twihuse rero, aha igisubizo nta kindi ni A, ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Igisubizo ni A. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Ku muntu rero waba wabibonye neza iki cyapa tuvuyeho cyo ku kibazo cya 10 ndetse n'icyakibanjirije, arabona ko kiri mu byapa biburira. Reka turebe. Iki cyapa dufite ahangaha kiri mu byapa biburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwera ndetse n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Iyo bavuga ishusho, ni iri shusho rishushanyijwe mu ibara ritukura. Ahangaha murabona ko ari mpande eshatu, noneho ikiranga ni iri bara ry'umukara, noneho ubuso
naha iki kirango cyacu kiri ariho ubuso bwera kiranga mu ibara ry'umukara. Ndatekereza ko mbibasobanuriye neza. N'ikindi kibazo bababaza cyerekeranye no kuba wabasha kumenya mbese ngo icyapa iyo bavuze ubuso, iyo bavuze ishusho, iyo bavuze ikiranga, ukamenya kuba wabyitegereza neza ukabimenya. Turi no kubategurira isomo risobanura neza ibyapa byose bibaho. Turabateguje rero muzarikurikire, muzabasha gusobanukirwa biruseho. Twihuse rero n'ikibazo cya 12. Ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: a santimetero 75, b santimetero 125, c santimetero 265, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ubwo bugari bwavuzwe haruguru ntibugomba kurenza ibipimo bihe muri ibi baduhaye. Mbese aha igisubizo wahitamo ni iki? Ese ni a santimetero 75, b santimetero 125, c santimetero 265, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni uko ibi bipimo batubajije ntabwo bigomba kurenga santimetero 30. Ibi bipimo by'ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza santimetero 30. 13. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni. Mbese umuvuduko wa velomoteri ni uwuhe? a kilometero 50 mu isaha, b kilometero 40, c kilometero 30, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha wowe urumva uyu muvuduko ari uwe cyangwa uzi ko uyu muvuduko ari uwe? Twihuse rero, aha umuvuduko ni kilometero 50 mu isaha. Umuvuduko ntarengwa kuri velomoteri by'umwihariko ahatari mu nsisiro, umuvuduko ntarengwa mu isaha ni kilometero 50. Igisubizo ni a. 14. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Mbese ni ibihe? a umuvuduko w'abanyamaguru, b ubugari bw'umuhanda, c umubare w'abanyamaguru, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese aha muri ibi ni ikihe agomba kubanza yareba mbere y'uko ajya muri aka kayira k'abanyamaguru? Aha rero igisubizo nta kindi ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyo agomba kubanza kwitaho ni umuvuduko w'ibinyabiziga. Ntabwo agomba kwita ku muvuduko w'abanyamaguru, ntabwo ari wo wa mbere agomba kubanza yareba. Ubugari bw'umuhanda sibwo agomba kubanza yareba cyangwa umubare w'abanyamaguru, ahubwo umuvuduko w'ibinyabiziga niwo agomba kubanza yitegereza neza akamenya uwo ari wo nuko ibyo binyabiziga birimo kugenda. 15. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Mbese ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? a 2, b 3, c 1, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe usanzwe uzi ko ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Byibura ikinyabiziga kigomba kugira uduhanagura kirahure kamwe.
igisubizo ni C. Igisubizo ni C, byibura ikinyabiziga kigomba kugira uduhanagura kirahure kamwe. 16. Iki cyapa kivuga iki? Mbese iki cyapa bari kutwereka aha ngaha kivuga iki? Aha kiri mu ishusho y'uruziga, murimo kubibona neza, none bari kutubaza ngo mbese kivuga iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Mbese aha igisubizo cyaba ari iki? Ese ni A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Aha rero igisubizo cy'igisobanuro cy'iki cyapa nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Igihe ukibonye imbere yawe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. 17. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari munsi y'isiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese aha wowe ni ryari aya matara maremare y'ikinyabiziga agomba kuba yazimijwe? C. Ni A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C. Iyo ari munsi y'isiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Aha rero igisubizo nta kindi ni B. Ayo matara maremare agomba kuba azimijwe cyangwa kuzimywa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Igisubizo ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. 18. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki ahangaha? Nizere ko rero wamaze guhitamo igisubizo cyawe, gusa ahangaha igisubizo ni D. Mu byo badaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko byibura iryo tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 20 ku manywa ndetse zikaba metero 150 nijoro. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye. Ni byiza kujya mwita kuri ibi bisubizo mba natanze nk'impamvu, kuko ntabwo buri gihe bazajya babahereza iki kibazo kimeze gutya, ahubwo indi nshuro bazaza iki gisubizo kizima bagishyizemo. Ni ngombwa kubimenya rero, utagiye unyuraho wirukanka gutyo gusa ukumva ko igisubizo buri gihe ari D. Oya, ni byiza kubyiga ndetse by'umwihariko ugambiriye kubimenya. Ikibazo cya 19. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari? Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari? A. Ahanyurwa n'amapikipiki. B. Ahanyurwa n'ingorofani. C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese icyo gice cyangwa uwo mwanya w'inzira nyabagendwa mbese ubugenewe bande? Ubugenewe iki?
ese ni A, ahanyurwa n'amapikipiki. B, ahanyurwa n'ingorofani. C, ahanyurwa n'ibinyamitende. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero igisubizo nta kindi ni C, ni ahanyurwa n'ibinyamitende. Icyo gice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'ibinyamitende. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru, imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwara ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki muri ibi ngibi? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Aha rero igisubizo nta kindi ni D. Mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko imbere hagomba kuba hari itara ryera, inyuma rikaba itara ritukura. Igisubizo ni D. Mu byo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye, ni iby'agaciro kuba wowe ugeze kuri uyu munota. Turagushimiye kandi tukwifurije intsinzi. Reka tuzahure mu bizamini by'ubutaha. Ciao ciao.